Uyu munsi isoko rya cryptocurrency mu isi rirengeje agaciro ka trillion imwe y'amadolari ya Amerika. 40% muri ayo afitwe n'urubyiruko ruri munsi y'imyaka 30. Ni ikintu abajene bisangamo cyane. Muri cryptocurrency niho ushobora gutangiza udufaranga duke cyangwa se hafi ya ntatwo, ariko ukaba wabona inyungu y'umurengera kandi mu gahe gato gashoboka. Muri cryptocurrency ni ibintu bisanzwe cyane ko amafaranga yawe aba ashobora kuba yakikuba inshuro zirenze 2 bikaba mu munsi umwe gusa. Uko harimo inyungu ihambaye cyane ni nako huzuyemo ibihombo n'ingaruka nyinshi. Uyu munsi iri faranga ry'ikoranabuhanga rimaze kwigarurira imitima ya benshi, cyane cyane ariko urubyiruko. Mu Rwanda natwe ntitwasigaye inyuma mu kwisanisha n'isi igezweho y'ikoranabuhanga. Kimwe mu bintu biri gushakishwa cyane kuri internet hano mu Rwanda ni ubumenyi kuri cryptocurrency no kumenya gucuruza amafaranga y'ikoranabuhanga. ARIKO, ibi bintu byaba byemewe mu Rwanda? Ese amategeko yo abivugaho iki? Banki nkuru y'igihugu igenzura politiki y'ifaranga mu gihugu yo ibivugaho iki? Ndabasuhuje, nitwa Mr Buda, ngo ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kurebera hamwe niba cryptocurrency mu Rwanda yemewe, niba koko gukora ubucuruzi bw'amafaranga y'ikoranabuhanga crypto assets nta ngaruka bishobora guteza ababikora. Ku itariki ya 9 Gashyantare mu mwaka wa 2023 nibwo banki nkuru y'igihugu BNR yasohoye itangazo riburira abantu bose kwirinda kugira uruhare mu bikorwa by'ubucuruzi bw'imitungo mvunjwafaranga idafatika crypto assets. Iryo tangazo rigira riti: Banki nkuru y'u Rwanda BNR imaze kubona ko ibikorwa by'ubucuruzi bw'imitungo mvunjwafaranga idafatika crypto assets bikorwa n'abantu ku giti cyabo n'ibigo bifite ubuzima gatozi birimo kwiyongera kandi bikaba bisezeranya rubanda inyungu z'umurengera. BNR iragira inama abantu bose kwirinda kwishora muri ubwo bucuruzi bw'imitungo mvunjwafaranga idafatika crypto assets kubera ko burimo ingorane nyinshi nk'izi zikurikira. Mbere yuko tureba izi ngorane ariko reka tubanze turebe igisobanuro cya nyacyo kiri faranga ry'ikoranabuhanga cryptocurrency. Cryptocurrency twavuga ko ari faranga ry'ikoranabuhanga ridafatika virtual, rikoresha uburyo bwa gihanga bwa cryptography kugira ngo rigire umutekano uhambaye kandi rigakora hatabayeho uruhare rwa za banki izo arizo zose cyangwa se ubugenzuzi bw'uwo ari we wese, yewe na za leta zikomeye z'ibihugu ribasha kuzigenzura. Muri make, kubera ubwo buryo bwa cryptography bituma nta muntu n'umwe ushobora kurigenzura, yewe n'ababa bararikoze nabo nta bubasha na bucyo ubwo ari bwo bwose baba bagifite bwo kugena uko iryo faranga rigomba kwitwara cyangwa se kurigenzura. Tunaryita kandi peer to peer currency, ifaranga riri rwagati muri rubanda, bitewe n'uko ba nyiraryo aribo bagenzura buri kimwe cyose, aho buri umwe wese akora nka banki ku giti cye, bemeza ihererekanya ry'amafaranga validation babifashijwemo n'urusobe rwa za mudasobwa agatogo ziba zandagaye hirya no hino mu isi. Byose ariko bikagerwaho hifashishijwe ikoranabuhanga rihambaye cyane rya blockchain. Tuzabasobanurira mu biganiro byacu bitaha hano kuri YouTube channel yitwa Xmenya. Niba utarakora subscribe ndetse ngo ukore no kunzogera, bikore kugira ngo ibi byose ntibizagucike. Zimwe mu ngero zizwi cyane z'amafaranga y'ikoranabuhanga twavuga nka Bitcoin, umwami wa cryptocurrency, Ethereum, Cardano, Dogecoin, Litecoin, Solana, USDT cyangwa se Tether n'andi menshi cyane abarirwa mu binyacumi by'ibihumbi. Nyuma yo gusobanukirwa icyo cryptocurrency aricyo, reka turebe kuri za ngaruka zishobora kuvuka mu kuzikoresha. Gusa mbere yaho reka tunagaruke ku byiza bimwe na bimwe bya cryptocurrency. Icya mbere, cryptocurrency ni ifaranga ry'abantu ku giti cyabo, nta rwego rwo arirwo rwose rurigenzura. Ni wowe uba ufite ububasha bwose ku mutungo wawe. Muri make, wowe ubwawe uba uri nka banki ku giti cyawe. Icya kabiri, amafaranga ukatwa mu kohereza aba ari make cyane ugereranyije n'uburyo busanzwe bwa banki bwo kwishyura. Icya gatatu, nta muntu uha amakuru yawe nk'imyirondoro se nk'uko kuri za banki bigenda. Nta n'uwagufatira umutungo kuko ari wowe uba ufite amakuru n'ububasha bwose ku mutungo wawe. Icya kane, biroroshye kwishyura ukoresheje telefone.
icya gatanu ni uko uwo ari we wese ashobora kubona cyangwa se kugera kuri serivisi za cryptocurrency mu buryo bumworoheye cyane aho yaba ari hose ku isi, apfa kuba afite internet gusa. Ibi ni bimwe mu byiza bike cyane bya cryptocurrency kuko ifite ibyiza byinshi tutarondora muri uyu mwanya. Reka noneho dusubire kuri rya tangazo rya banki nkuru y'igihugu aho nyine ivuga bimwe mu ngaruka zishobora kuza mu gihe waba uri gukoresha cryptocurrency. Icya mbere ni ukutarengerwa n'amategeko. Ibikorwa by'ubucuruzi bw'imitungo mvunjwafaranga idafatika crypto assets bikorwa mu buryo bwinshi kandi nta mategeko ahari abigenga. Kubera izo mpamvu abaguzi n'abashoramari bo muri ibi bikorwa by'ubucuruzi bw'imitungo mvunjwafaranga idafatika crypto assets nta rwego rurengera inyungu n'umutekano w'ibyabo nk'uko bikorerwa abaguzi ba serivisi z'imari zigengwa n'amategeko. Icya kabiri, ubujura n'ingorane zo guhomba. Bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi bw'imitungo mvunjwafaranga idafatika crypto assets bigaragaramo ubwambuzi bushukana nk'uko byagaragaye mu Rwanda, bisezeranya ababigana inyungu z'umurengera. Bamwe muri ba nyiri ibyo bikorwa cyangwa abatanga serivisi zijyanye n'ibyo bikorwa bagiye baburirwa irengero nyuma yo gushuka no kwambura rubanda. Icya gatatu, guhindagurika gukabije kw'ibiciro. Byinshi mu bikorwa by'ubucuruzi bw'imitungo mvunjwafaranga idafatika crypto assets birangwa n'ihindagurika rya hato na hato mu gaciro kayo, kandi ni mu gihe kuko nta gaciro ndangabukungu fatizo iyo mitungo igira. Iryo hindagurika mu gaciro ryongerera abashoramari n'ibigo by'imari bibikora ingorane ziri ku kigero cyo hejuru zo guhomba. Urugero, igiciro ku isoko ry'ubucuruzi bw'imitungo mvunjwafaranga idafatika crypto assets cyagabanutse kiva kuri tiriyari 3 z'amadolari y'Amerika muri 2021 kigera kuri tiriyari 1 hagati mu mwaka wa 2022. Icya kane, kudakorera mu mucyo. Kubera ko ibikorwa by'ubucuruzi bw'imitungo mvunjwafaranga idafatika crypto assets bidakorerwa mu mucyo kandi byifashishwa mu guhererekanya amafaranga hagati y'abantu babarizwa mu bihugu bitandukanye, ibyo bitera ibyago byinshi byo gukwirakwiza ibikorwa byeza ndonke kandi bishobora kugira ingaruka mbi ku budakemwa no kwangirika kw'isura y'igihugu n'urwego rw'imari by'umwihariko. Banki nkuru y'u Rwanda BNR irasaba abantu bose kwita ku ngorane n'ingaruka byavuzwe haruguru no kwirinda gukomeza kugwa mu mutego w'ishoramari rijyanye n'ibikorwa by'ubucuruzi bw'imitungo mvunjwafaranga idafatika crypto assets, harimo kwamamaza iyo mitungo, kuyigura, kuyigurisha cyangwa kwiyemera mu bikorwa byo kwishyurana kugeza igihe amategeko abigenga azashyirirwaho. Umuguzi cyangwa umushoramari uwo ari we wese ugira uruhare mu bikorwa by'ubucuruzi bw'imitungo mvunjwafaranga idafatika crypto assets nta tegeko na rimwe cyangwa urwego rubifitiye ububasha bimurengera mu Rwanda. Ni itangazo ryasinyweho na Deputy Governor wa Banki nkuru y'u Rwanda Yakuziyaremye, risinywa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ryasinywe kuwa 9 Gashyantare 2023. Ni itangazo nyine Banki nkuru y'u Rwanda yashyize ku rubuga rwayo rwa Twitter ndetse n'ahandi abantu benshi bagiye babibona. Hanyuma natwe reka dutereho akajisho tugire icyo tubivugaho. Iri tangazo rero Banki nkuru y'igihugu yasize hanze ni itangazo ryiza cyane riburira abantu bose, abanyarwanda bose, abantu basanzwe bakora ibikorwa ndetse n'abandi bose bashaka kugenda babikora bakagira ibyo bamenya. Muri make tugende ku gisobanuro twabahereje cya cryptocurrency, wamaze kugisobanukirwa nibi byose nyine wabyumva. Ni faranga ritagira urigenga, bityo nta n'amategeko ahari abigenga, nta gihugu na kimwe kibigenga, yewe n'igihugu gikomeye ku isi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni naho burya aya mafaranga menshi aturuka, ariko leta ntago irabasha kuba yabigenzura. Ni faranga nyine abantu bikoreye kugira ngo wenda ntibongere kujya mu mabanki. Banki murabizi zigenzura ibintu byinshi, bityo rero bo bashyizeho iri faranga. Ariko nanone harimo inyungu navuga ko z'umurengera, ariko icyarimwe akaba arimo n'ibihombo. Ari byo nyine hano banki yagiye igarukaho cyane ati kutarengerwa n'amategeko, nta mategeko abigenga kuko ni nk'ifaranga ryigenga ry'abantu bashaka ubwigenge, nta mategeko abigenga. Mu gihe uzabikoresha ukaba wagwa mu bihombo, nyamuneka witwararike, nta mategeko ahari azakurengera. Ikindi harimo ubujura bwinshi. Igihe cyose ahantu hari inyungu nyinshi usanga abantu benshi
babigiramo nabo bakabigira ikintu twakwita nka speculation, bakabijyamo ugasanga wenda bamwe barakora neza, ariko abajura nabo ntibabura bamwe bagenda bambura abantu. Ikindi guhindagurika gukabije kw'ibiciro muri cryptocurrency tubyita volatility, ariko itari yayindi wenda muri forex trading babikora cyangwa se ahandi ariho hose mu bijyanye n'isoko ry'imari, kuko hano muri cryptocurrency biratandukanye ndetse n'umwihariko. Nk'urugero, Bitcoin yarazamutse cyane kuko ubona imbere nko muri 2009 ikiza yari ifite agaciro ko hasi nka 0.4 gutyo, umva nta nubwo yari akageza ku idolari, ariko ejo bundi muri 2021 gutyo yari iri ku bihumbi hafi 70 gutyo, ndetse igize no kuyabyira muri 60,000 by'amadolari. Umuntu rero wahise avuga ati ndabona ishobora no kugera ku 100,000, agahita yigura icyo gihe akayigumana mpaka kugeza uyu munsi iri ku bihumbi 19, 20, 21 na 2 gutyo niho ihagaze uyu munsi. Urumva ko yarahombye cyane, ariko rero iyo niyo volatility guhinduka kuri hejuru cyane kw'ibiciro. Turavuga no Bitcoin buriya yo tuvuga ko ipfa kugerageza ntago ikabya cyane, ariko hari n'izindi twita ngo ni altcoins cyangwa se alternative coins, ni zino zaje nyuma zishingiye kuri Bitcoin, zishingiye kuri Ethereum n'izindi, zo ziba zifite ibiciro byo hasi, ariko noneho zo volatility yazo ibiri hejuru cyane. Nta gitangaje kuba coin nk'iyo ngiyo ishobora kuzamukaho hejuru ya 50% cyangwa se 70 icyarimwe. Nanone nta gitandukanye nuko ishobora kumanukaho 50% cyangwa se 70%. Urumva niba washoye wenda $1,000 nta gitangaje kuba wahomba 1/2 cyayo. Niba shyizeho miliyoni nta gitangaje kuba wakunguka 1/2 cyayo cyangwa se ukagihomba. Iyo ni high volatility cyangwa se guhinduka gukabije kw'ibiciro. Iki nyine banki nkuru yagarutseho ni ukudakorera mu mucyo. Mu by'ukuri abantu baravuga ngo scam kuri internet, aba scam online scam, ariko abo ngabo ni abantu badakora cryptocurrency, kuko muri cryptocurrency niho hantu hambere haba scam nyinshi. Ushobora kuba warahuye na scam nyinshi, ariko iziri muri cryptocurrency ntiwabara, ni nyinshi. Niyo mpamvu igihe icyo ari cyo cyose nyamuneka ntihazagire umuntu kubwira ngo shora hano urunguka. Oya, hari ikintu tugira muri cryptocurrency nta hantu nta icyo kintu udashobora kukikubwira. Yewe niyo wajya kuri Binance ugahabwa inama zabo, barakubwira bati do your own research, nawe ikorera ubushakashatsi urebe se ahantu ugiye gushora, kuko amafaranga yashora ku giti cyawe, iyo wungutse ngo ku giti cyawe, ndetse wanahomba akaba ari ku giti cyawe. Rero hano muri cryptocurrency biba bisaba ngo uhore wiga, ndetse umenye no gufata ikintu cyitwa risk. Ese amafaranga ngiye guhomba ni impomba aya ngaya, hari icyo bizaba bitwaye? Ibintu nk'ibyo, do your own research, ndetse ufata umwanzuro ku giti cyawe, nta muntu ubigushishikarije, utagendeye ku muntu uwo ari we wese. Niwinjira mu isi ya cryptocurrency uteganya kunguka gusa, menya ko uri kwibeshya cyane, kuko harimo kunguka ndetse hakaba no guhomba, cyane ku batangizi iyo ugitangira. Ikindi kwiga nyine ni icyambere, nuzamo ntuvuge ngo ndiga mparanire kumenya byinshi, nyamuneka uri kwibeshya cyane. Ni ikintu kigari, ni inyanja ngari cyane, rero ugomba kwihugura buri munsi, kuko haza ibintu bishya buri kanya, buri munsi. Muri make icyo ukwiye kumenya ni iki: cryptocurrency iyo uyizi iragukiza, ariko nanone iyo utayizi iragukenesha ndetse ikagusubiza inyuma cyane. Hano kuri X Menya uyu munsi twakugejejeho igisobanuro cya nyacyo cya cryptocurrency, tukugezaho bimwe mu byiza byayo ndetse na bimwe mu byo twakwita ibibi cyangwa se ingaruka ugomba kwirengera mu gihe wayigiyemo. By'umwihariko ariko dushingira kuri iri tangazo rya banki nkuru y'u Rwanda iburira abantu bose basanzwe bakora ndetse n'abifuza gukora ibijyanye n'imitungo mvunjwafaranga idafatika, crypto assets. Natwe icyo tukubwira hano, twerekana uko ibintu bikorwa gusa. Ibijyanye n'ishoramari ni wowe ubyimenyera, ni wowe wifatira icyemezo. Nta n'umwe tugira inama yo kugira ahashora, tukugezaho uko ibintu bikorwa gusa. Niba ushaka nanone kumenya byimbitse cryptocurrency imikorere yayo, cyane ko nyine bisaba kwiga, inama nakugira izindi nuko wakora subscribe, ugakora no kunzugera no kuri YouTube channel yitwa X Menya, kuko tuzabagezaho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye mu isi ya cryptocurrency. Mubaye mufite igitekerezo, icyifuzo, ikibazo cyangwa se ikindi cyose mwifuza ko twazabagezaho ubutaha, mwatwandikira muri comment. Iyi video ushobora kuyikunda ugakanda like, ndetse byaba na ngombwa ukaba wayisangiza inshuti zawe nazo zigasobanukirwa. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Mr Buda, Imana ibahezagire.